Materineri baba bavuze ngo iki? Materineri bavuze umwaka wa mbere wisumbuye. Rindagira waziba nkavuga. Aje mu giminwa Ribwe ni Digital iyo bavuze aragitusa baba bavuze igiki? aragitosa irandirimbo uburyo nekoze mu buryo bwa comedy nini nze kubyegereza umutima. Hari ukuntu wumva ikintu ukagenda ukabyegereza umutima koko n'ijambo ry'Imana ari ahantu handitse na Nyamigiyo bijya. Hari ijambo ryanditse mu ijambo ry'Imana. Kwezi kwa gatanu mu Kinyarwanda bakwita ngo iki? Kamanze ngabari. Materineti. Umukozi wanjye reba igemba nakomangiye nahere mu gitondo mukomangira yanga kunu nimukomanje nanyunguri leta mwirukana urebe Wayitwa ndamwira ngo bamwite Nyamigiyo biki arakabyuka nko mukazi ndamwirukanye akanze uraheba akanze hello urataha nuko sange gukomanga mu gitondo saa yine ndakomanga wanga gukingura ubu rero nana hano kuno hasi urabona reba imodoka yanjye ntabwo igeze uyanagura reba urabega Sumpemba amafaranga ngahe kuryo hakumbere yakoryo bwana ku imodoka. Yes, twongeye kubaha ikaze bakunzi ba Balo Podcast no muhungu wanyuke Piri Big Man mwana wo kumana nkundira abantu ni muri ya gahunda yacu yo kugenda tuganiriza bamwe mu bastari bagiye batandukanye. Papa niba utarakora subscribe kuri Balo Podcast nukuri kw'Imana uri guhomba kuko ibintu n'umuriro mwamubonye wa muhungu wanyongeye yagarutse ngitaf noneho mumubonye akinguriwe n'umusaza bita bijiji ewana gitaf umeze bite? Imodoka yagiye kuyoza naga ajyogesha icyangwe akoresha papier hygienique imodoka. None se na kubonye uri muri VWT iyi ni yabijiji ni yandi kuvangira imodoka ni yanjye iyi ni yabijiji kugira ngo umukozi wanjye nawe nahajya ubwo no umukozi cyangwa n'umakiteri ya kugira ngo imodoka ijye umufasha agiye wenda nko mu rugo kureba madamu agiye kureba abana agiye kureba ya mahabara yiwe dore ko asigaye ajya mu mahabara kandi ndabimubwiye ibintu ndamwihanaze ndamwaninya bijyo bike ibi bintu byo kujya mu mahabara binzamurira amasukari bikambavuza cyane namugura imodoka kugira ngo ijye mutwara agiye kugura ibirayi ibyo kurya niki akayajyana ye mu mahabara. Biji yego uri umukozi wa gitaf ariko bicyama nagakora mu kanwa k'impera akarindagira nkora siki dore ngo yanguriye amamodoka kuba yayigura ntirabanga nimba yashizemo imyuka nimba ari ibiki ntago mbizi nkibona giparitse gutya nawe waje nanjye waje mu mihanda rindagira waziba nkavuga aje mu giminwa ribwe ni rero naje mu mihanda naje ndeba imihanda z'imikara nkareba agamazu gageretse ngo rero kuva ngo ndambakoze w'iki kintu ariko rero ntago ari ikintu ahubwo ni databuja unyuzwe nyirukana akantu gato gatuma bibuka bijiji dukubitira akantu gato gakomede gato uvuze ngo kiwanye n'imbwa uravuze ngo nje ndamacinya ndimbwebwe wagahuyuwe wabukozowe wagicucuwe rindagiri no gitaye muri mubona sabe nimwe na mwajya baseriye ariko abaseriye yagiye kuryama oya burya niyo njyanye ntago mbaseri ndara ntera umugeni no kujya byemereye ndakumva nkumva nka nijoro nkumva ko bisi n'inzu byose nkumva ari Rwanda n'inzu se sabura ubanyweye biki kubitwe n'inkuba urakanwa mu karo gita ngiye kuyagenda mbabaza ibibazo materineri baba bavuze ngo iki? Materineri bavuze umwaka wa mbere wisumbuye umwaka wa mbere wisumbuye materineri baba bavuze ngo iki? materineti dore baba bavuze nk'aga bosi yambaye
marinette veterineri Jita twagiye mbwira amezi 12 mu kinyarwanda. Mutarama Gashyantare Werurwe Mata Gicurasi komine Nyakanga Kanama Uhagaze ngo komini eh uvuze ngo komini oya Mutarama Gashyantare Werurwe Mata si komine Nyakanga rero boss nuko umubona agenda mu muhanda nawe ntabyaze amezi uvuze na sabe ndakwiyamye ujye umenya ko sabe nicyo kimwe tugenze pfa nawe naga ngo ajya gusa na sabi bigiye kiri kuvuga ngo ategira gutya kanjagaraza ejo bundi yango ya mabana afatira ubwonko ku ngufu afatira ubwonko ku ngufu yabufashe ku ngufu ariko ukwezi kwa gatanu mu kinyarwanda bakwita ngo iki kamanze ngabari materineti dore nyibutsara ukwezi kwa gatanu buriya ushobora kuvuga ngiye nkavuga nk'isake wowe ukavuga nk'inkokokazi kwa kundi inkoko ibika ngiye kubika nk'inkoko hari ubukoko mwize ko ngati ariko ubundi Jita isake yawe irabika nawe mbwani mu ruturuturu irabika saa 8 irabika saa 9 irabika isake yagira ibimbuza amahoro ngo nawe bange oya nubundi boss ngoyo ni sacha nubundi tukasiga ubusa ndindagiye ngisi urabana nje guteteza ndahunitse chachi nini igihurame ese ni ngiki ki boss wajya gukorera ukumva urasetse urashwanya ikintu boss ari nkorera nkunda gakakanwa nk'umucenganya ubundi akamenya kubika nk'inkoko na mugito naritoraga kubita amaboko akabika ukunda mukara ukunda mukara oya mukara ni ya boss njewe nk'igikoma sorry Silvizo mwitabe mu kiganiro kibazo yo Silvizo tukiri gute general wabimenye ibintu byabaye nabimenye Jita farimo arambwira ngo mugiye gukubita kava y'indirimbo ye ngo aragitosa agari kava ni remix mugiye gukorera he ariko mugiye gukorera boro muri Kirihurura boro mo hasi iyo ndirimbo irajya hanze nka ryari ntabwo biri buze kurambirana reka rero dusoze kano kaganira hite yikoza aho ngaho natwe rero n'abakunzi ba Balo Podcast ubwo baragutegereje nabonye ariko iriya nayo irimo yirukanka cyane ngemeruka kuyireba imaze amasaha 8 igeze mu 40,000 ibintu byari biraza kuryoha kurushaho araje papa sawa okay yes murumva rero Jita Fu agiye gukorana na Silvizo indirimbo ye remix ya Aragitosa ya twagiye ubundi Jita iyo bavuze Aragitosa baba bavuze igiki Aragitosa irandirimbo uburyo nakoze mu buryo bwa comedy nini nze kubyegereza umutima hari ukuntu wumva ikintu ukagenda ukabyegereza umutima koko n'ijambo ry'Imana ari ahantu handitse na nyamigiyo bijya hari ijambo ryanditse mu ijambo ry'Imana Imana imbabarire ijambo ryanditse mu ijambo ry'Imana yo kurivuga ndabaza ubwongo bwaje buraza bugatogota n'umugabo witeretse uramugo bitaga Dawidi aravuga ngo kurongorana byo bana buri wese ngo kandi mu marire yanyu yategetse lila pakasiya ba Simon Glory none ku mugabo ko la pakasiya ba Imana tubwiye ngo tugiye kubona abasabu mbere nda miliyoni 600 none byarangije ibintu bibaye ubwo ngo nibagiye ko ndi boss aho kutujya nyibutsa ko ndi boss nakibuka kwasuza nimwishashi kino gicucu ejo narambwiye ngo sabe ngo kuzi uko mfite sheri atava ngo ndagashirira amenyo gose gashiremo naho uragashirira amenyo rindagira nibishije aha ndero ubwo hajya wambazaga boss rero indirimbo bajya bambwira ngo ese ngo boss wawe yataye ubwonko yaramutaye urabizi nawe ndabizi akoresha iki abo ufite mwishasha bari gukonegeta twagerera muri siporo uyu munsi ikipe ya Rayon Sport igiye gukina n'ikipe ya El Merreikh ubyumva uti ndumwe mu bantu bakunda ikintu bita entertainment y'ambiance n'ibijyanye bijyanye na football ngewe nubwo ndi umufana wa RIB ariko nkaba ndafana wenda urumva niba ndi umunsi udafite umufana wa RIB bundi iriya kipe ya Police FC nyine bakunda kuvuga ngo ni RIB nyine
kuko niyo mpamvu kenshi bakunda kuvuga ngo mfana RIB ni ukuvuga ngo rero ngewe nyuma wenda yo kuba n'abafana RIB ni ukuvuga ngo hari iyo kipe ya Rayon Sport. Rayon Sport ni ikipe yacu twese dukunda, ni ikipe y'abanyarwanda, ariko polisi yanjye FC nubivuga nabi ndagukubise. Twagiye rero ugiye kuba Agiseri, uramuzi ugeze imipira nje numva ari ugangutse wowe urabande mwogeze umupira. Ndaba Mashami Vincent tumusuza cyane, umuntu ushinzwe gutoza Police FC, ndasuza cyane Vandame umufana mukuru nako nushinzwe management y'abafana ba Police FC, ndasuza cyane polisi yacu ikipe y'igihugu nako na polisi no kuvuga ngo ishinzwe umutekano kabifite n'ikipe y'umupira w'amaguru, nkasuhuza ingabo z'igihugu z'u Rwanda bari hirya no hino, barimo mbese barimo badushakira amahoro. Ikindi cya kabiri ndasuhuza aba mudugudu twa muri nyoko rindagiye wa gicucu urahora muri mudugudu rindagiye wariribye munyesibo. Twagiye rero ubwo ngo harya ngo urogeze uri Vandame. Njyewe nuko natangiye kwibaraguza mvuga ngo Police FC ni ikipe nkunda kandi nyegereza umutima cyane, ni ukuvuga ngo dusege dufite abafana barenga 400. Ngaho rero ogeza ikipe ya polisi igitego cyayo gitsinze Rayon Sport. Aya basi reka tuyari cyane ari Police FC nimwe mu kipe nziza cyane angaha. Ejo n'umubwira ngo twatwaye igikombe cy'amahoro tukatuma turahatanira igikombe cy'amahane cenga cyane hariya kubita umuntu hariya Rayon Sport isubura umuntu maruka cyane hariya ikubise ku umwataka cyane hariya cyane hariya arimo aracabiranya abuze umuntu hariya pasi ku mutariya umukinyi wa Police FC zamuka cyane ndimo ndakureba mucundura umuzama atangiye gututubikana reba hariya cunga umuntu hariya mu kibuga hariya mu ndaharamuriye masaratakaye ubwonga buze manuka cyane hariya Police FC irasatiriye ikikubise igitego kimwe cyane igitego cya Police FC iragitsinze igikorazo go akuka urabona nanyumva ngo ni Gitafu dore igiteye ku ruhande nawe twogereza ikindi gitego rero cya Rayon Sport igitsinze ikipe ya Elimeleke. Ujye unatubwira abakinnyi ba Elimeleke na ba Rayon Sport. Abo bakinnyi ko ntabonze fa kogeza twe Gitafu aramanutse ahereje bijiji asubize Gitafu aje imbere za mudore mubwira ngo aba bantu nabo ikipe mbi neza cyane angaha. Gitafu sereza witabita nyamibyo pasika cyane Gitafu nyamibyo bijya hezi boss wiwe boss arimo gushenga umuntu ariya boss ngwibitsa ko akunda kunywa mukaro igikomba kwa nyamibyo bijya manuka cyane ariya reka turebe biramarutse birazamutse birivanze mu ndahara totubikanye aratangiye abuze umuntu aramufashe cunga umuntu gorazo Nipuranka na gitego na kimwe kigiyemo Nipuranka noneho tugiye gukora akantu wenda abakinnyi ba football nago mubazi noneho tugiye gufata abakinnyi ba filime bari gukina umupira abari bo mwogeza ubwo hari timu bijiji na bitimu tafu twagiye bijiji ubwo Gitafu aragishyiramo igitego nawe uhita utubwira uwo mukinnyi imyaka afite n'ingano ye n'ahaturuka. Twagerera turatangiye cyane n'ikipe igiye guhuza ibyamamare by'abakina amafilimi, harimo bita Bakiraman, harimo bita bamujema ukunda gukina na kagakobwa bita Badiana abo ngabo, harimo n'abandi bakobwa Badia barabanuza ba reka tuye cyane babandi wa mukobwa bamwita no mukobwa yigeze kuba nyambo bagize kumusebya ariko Imana amaje kumukura igisuzuguriro. Reka turebe cyane angaha zamuka cyane nyambaje umuntu ariya nyambara zamutse ayisezo bita Kiraman atanya gututubikana abuze umuntu ahereje ayisezo umugabo ukina ari umusirikare bamwitana nyibutsa wa wundi ukina nari kumwe na Diane uramukobwa uramujama ko kuba Sarasida sindiye mu kibuga arazamutse ahereje ayisha dore akubiswe n'inkuba twamukomeza cyane ariya yokomeze arazamutse apashe nde
pashindera apashi wa mugabo bitereka tuye cyane hariya kiramana buze umuntu manuka cyane hariya pasinga hariya reka turebe kanyonda bijemo kanyomera ababuze kanyomera tutubikanye abuze umuntu hariya cyangwa umuntu hariya manuka cyane hariya abafilime hariya ngubwira papa safa nari saide marikariya papa safa amanusa cyane aramanusa hariya atangiye kubura umuntu hariya papa safa akuyemo ikintu biti kabutura mu kibuga ngaha akoza amahano papa safa yambaye ikabutura mu mutwe reka tuye cyane hariya ahisa tsindi igitego cyiza cyane cyogeze wowe orala ntabwo kigiyemo Gorazo akuka ninde utsinze igitego bishi ntabwo kigiye ninde kigiyemo igitego cya kabiri kigiyemo kaje mu kanyarukanwe na kanyarukarindagira ngo iki nta kajanwe n'uruzi uragashaka umugore nkaguca inyuma ego bikira sabona mari mukushatse umugore wawe ukuntu nuzana kuri kamera nanjye nzagumusambanyiriza umugore nzabe agahinda uneye nanjye Inde. wowe umunsi warongoye witegure ko nta mahoro uzabona mu rugo rwawe kubera iki kubera karanutse agututse ngo iki genda boss akanuka ese Jita uramutse ufite nk'umugore ukamufatana n'undi mugabo arimo amusambanya wakora iki ikintu nakora nagufatira wa mugore nkabanza nkamusengera ngavuga ni wa mugore we abadayimoni baguteye baturutse hehe ko buri joro ryose ndiguha kumanywa mbona nagiye guhiga ijoro ukandaza amajoro sinza ndyama nk'abandi bagabo nkora bya bindi Imana ategetse Dawidi njya kurongora umugore w'ijoro zirindwi mu ijoro rimwe mwokagira Imana none urategetse tujya gushaka abapfubuza wa mugore wawe wamburanye iki koko naguze amavuta naguhaye ibipangu naguhaye nyabiryo bijyanga ajya gusesa ariko uranze uciye inyuma ariko we cyamari rero igitafu kuntu arwaraga mu mutwe rero kuntu arwaye mu mutwe ubwo agize gutya ashatse indangamirwa hariya mu biryogo harya wayikuye nayo kuyara muntu za mwisi ya cyenda arayizanye arayitutubikanyishije ubwo araje ngarayizanye aca bugufa arayiso arayitutubikanyisha ubwo indaya umuriro gubagura yifashe none umuriro numaze kuyifata umugobwa akajava ngo nyegera yarambwiye yahise amwirukana mwa uko yarambwiye ngo kuva yabaho ngo nta muntu urayikoza inkuru nshya mu maguru mashya ndavuga ni Jesus ngo nta murore koze inkuru inkuru nshya mu maguru akore mu kanwa k'inzoka karinda ariko numvishe mu isengesho uvuga ngo nyambo ngo Imana yamuhinduriye ubuzima ngo bari bamusebeje ngo iki ari bwari giti cyo kubambwaho irategeka bamutamiragiza kumurwa bamwize kabo bamupambagije niwe wari kumumanika iyo ndirimbo ni iyande ni indirimbo ya umugabo bita Uwiringiye Imana Theo tumusuze cyane rwose n'umuryango we n'utwana twete ndamusuje cyane tugiye gukora indirimbo yitwa Imana ni Kapo remix yayo Imana ni Kapo Theo afite abana bangahe afite abana 4 ese buriya Theo ni umugabo cyangwa n'umusore Theo ni umusore riri manza ahubwo manzi se gute kandi rero uje wumva amagambo y'abantu amaze kuvuga ngo afite abana 4 none abaye imanza atese hari umuramwe ngo ariko Jita wari watubumanzi ngobwire ngo sindatakaza ubumanzi ndacyari imana yeah ufite abana bangahe okay nigeze kurota afite abana 2 ugeze kurota ufite abana yarabirose nanje biciye ufite uri imana uri imana ndinde haya nigiki n'igicu yota ubumanzi buri igiki uwataye ubumanzi buri cicucu ko bicira mariya vuze uravuze ngo ngewe ndi igicu nese uravuze ngo ataye ubumanzi ni gute wifata ugata ubumanzi bwawe butayo ndacyari isugi amena ese biji iyo bavuze gukebwa baba bavuze iki gukebwa ko numva ari nko gufata bakakubaga mwa no ko agiye kuza namvuga imihanda gukebwa na Yesu yaraje mu isi baramukeba koko Yesu yavuze ngo umuntu wese utazakebwa nahagazegera abona icyo bita alijana no umuntu wese wakebesha nago karabye koko nukuvuga ngo munsi Yesu yavuze yakaswe nande ninde wamukase mamukata si wari noza ba Petro koko Petro afite agaforomasi banoza baraba ba Herode bafite ntabwo ari kumwe nabo wagicutu ntabwo ari kumwe nabo afite ibitaro koko mubwire ngo Yesu yatarwe ku rusenge
kuko Yesu yavuze ngo nanjye reka mbabere icyo nembera cyo ngo njyewe ngo mugomba ko njyewe ngo buretakubeshe buratabihimba yaravuze ngo abakristu ngo abapasiteri ngo nizandiko zisomwa na buri wese rero pasiteri ukaba utari isilamu ntabwo uzajya mu ijoro. Yesu ninde wamukebye? Ni Petero. Ego Bikira Mariya. Petero we ninde wamukebye? Imiti yagiye kwivuza agiye kuyigura kwa Herode. Herode yari afite ivuriro. Rero gitapo wagira ngo yari ari mu ijuru nyakurindagere. Ntabwo Yesu nukuvuga ngo ahubwo yarabatijwe mu mazi menshi. Yesu yarabatijwe arangije baranamukata kugira ngo nabyemere. Akatirwa urugo kuriri yakarindagere. Amezi 2 arimo kwivuza ariko wagira ngo ni wari umurwaje umuvuna muheto. Jita urakebye? Ngenda kebwe. Ninde wagukebye? No mumere wasiramuye. Umukobwa mwiza cyane. Eba nambwiye ngiye mfite gahunda yo kuzaba wenda nzanye mu Misiri mezo kuzashaka nk'umuzungu ndamwana mbabarira umupite ikintu biti igikoresho kiremereye amazi aragenda ngo biti igikoresho bro yewe tata we zibya kamera cyabari kuri Jita bagiye kugira ngo bamukate ubwo abonye ubwo mukobwa kubera kugirira girari abarashuka kaba karahagaze kandi ijambo ry'Imana irambwira ngo gushyuha washyukwa. Wowe urakebye? Njyewe se ndavu hano nje gukatwa. Wow. Nagukata. Inde. Oya ndava hano nje gukatwa. Saba vahana jya kwisiramuza. Agiye 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 kwisiramuza. Nyamiji yabo agiye kwisiramuza. Agiye kwisiramuza. Agiye siramuza. Agiye siramuza. Agiye popo. Agiye kwisiramuza. Mbo guys murabona rero ni umuriro reka tugane ku musozo iyo tugiye gusoza rero ngenda mbaza byabi namijyo bijyanaje kuto Imana namwe imisi 3 turabukiza. Yego. Kwagiye rero kuri smart questions. Aha iyo bavuze ngo yagiye umuti wa mperezayo baba bashatse kuvuga iki? Yagiye umuti wa mperezayo umuntu umwe ngo yari ihene kurabona kwa kuno bavuga ngo yagiye nka za hene. Impamvu bavuze ngo yagiye nka za hene ihene yari irwaye. Yagiye umuti wa mperezayo. Ihene yari irwaye none irwaye irwara ibicurane. Urumva iki kiganiro ndumva nshaka kukireba pe kuko natutubikanye mbere yo kwikigana mu cya prodinga twavugaga ku bicyajya. Yagiye umuti wa mperezayo. Yabigiyo bijya agiye kwisiramuza. Agiye kwisiramuza. Kwisiramuza. Agiye bicaye bavuze umuti wa mperezayo. Umuti wa mperezayo ni kwa kuntu ugenda ntugaruke. Iyo bavuze ngo urasweyo. Urasweyo. Naramutereza no kuvuga ngo ibundi ndirimbo nako urasweyo. Harumeze kuvuga ngo mugo bamuhiswemo. Ariko rero uyu mu boss arasa jagu connecta bwago nko bwawe muri mwisha. Kubera kurumva ibintu mubazaga ntago ari byasubizaga. Bivuze ngo ntago arakonegita. We bavuze ngo urasweyo bavuze gute? No guhitwamo. Uraswemo. Nyine uraswemwo. Urasweyo. Uraswemo. Umunyamakuru we. Urugo rwanjye ubwo ni comedy. Sinyamenyeho bijya. Si boss wiwe twese ubwonko bwacu bwarapfumbutse. Ni ukuvuga ngo boss we noneho yaraboyotse. Yaraboyotse. Umukozi wanjye we ubwonko bwiwe mbeba zagize gute? Ndabuhushyeho. Ni ukuvuga ngo boss we noneho igihori hose cyasesewemo n'igihori. Sakwe. Umukozi wanjye we n'ikibazo ajya ngorera. Ni ukuvuga ngo nijoro ikintu ajya ngorera n'ikintu kimwe cyonyine. Ajagira gutakanya agasikororenga. Amavu yego amavu. Jita mu Rwanda hagiye kuba irushanwa rya FIFA ryitwa FIFA Series.
ubwo bisobanuye iki? ngewe bisobanura ngo umuntu wese ufite ndimo ndasaba ubufasha umuntu wese wakumva akeneye kumanaginga G-Tough mu bintu bijyanye n'ubuhanzi ndajagaraye muri ngewe ariko umuntu wese wakumva yabasha kumanaginga hari umuntu amwe ngo G-Tough kumanaginga ni ibisazi man ndi kuvuga ugira igihe G-Tough man nyine management bro ngiye nyine nyine umuntu uzi kumanaginga umuntu cyane n'ibyamamare ngiye mfite inzozi zo kuba icyamamare n'umukozi wanjye tugiye gukorana yego n'umuhungu wanjye tugiye gukorana indirimbo ntabwo tuyibabwiye umugore mwiza iyaje umugore mwiza iyaje umugore mwiza iyaje umugore mwiza iyaje araje mugiminwa araje soma kure umugore mwiza iyaje umugore mwiza araje 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 umukozi wanjye sabe nako nyamigiyo bijya ifite ubutumwa no kuva nandiri bitagira ubutumwa ubu tubabwira ngo ino ndirimbo yamaze gusohoka ubu tubabwira G-Tough muyirebe yitwa araje ariko yorono ari umuriro isako G-Tough soma muhungu we nyirandorindori yanyweye igikoma nyirandorindori hoya n'utuntu tubajaga batoragura tumeze nk'indondori tugata duturika indondori bamukandori ariko nyamigiyo bijya baserema sakwe so utazi ubwenge ashima none ndasubiza iki kandi ubisubije kandi abisubize rero n'uyu bari bumviye ubwonko bwanyu bwaraheze ntuzubasubiza iki sakwe utazi agakura agashinga munyo utazi agakura agashinga mu ihembe niba nawe ushaka kuyamamara uwo mwami w'abami niyamamare 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 ariko marajyagasore tuzatwara zandwa bita sitoroke nge na nyamigyo duseka arambona agaseka sakwe urandeba ndaguha kareba ibaye sakwe soma urandeba ndaguha kareba himba arabona bwibwa irimo kujya mu byo ishinyi Kagame yo gose na muzika zikagaragara do nusidagura sakwe so nyirabugenge n'ubugenge bwayo ikibazo urakibazo kanagisubiza akamwa gikoma burete nyirabugenge ariko najaga nyumva kera nyirabugenge n'ubugenge bwayo igikoma na mukaro kubura umuntu ukayegeraga amabuye nyirabugenge n'ubugenge bwayo G-Tough wowe kuvango nyirabugenge n'ubugenge bwayo se nukuzuza ariko ikintu ngo sabone ndumva nanjye kurwara malaria mbo kabisa rero reka dusoreze ahangaha tuyo duhiniye ahangaha yari G-Tough umuhungu wanyu yari bijiji mbo bijiji